kandi namenya ko ari igihe cyabyo nkakira icyo mpawe kandi ba nta muntu uguha icyo adafite nta numwe arantu nagize kuvuga nimba ari kwihuma navuze ngo definition y'uburyarya ni igihe ururimi rwabesheye umutima nibatangiye kubahamagara bababaza impamvu ubukwe bwapfuye ko mwiteguye n'ibiki bande nje nta wampamagara ariko wenda ubwo we afite impamvu wenda we yaramuhamagaye ndavuga kuri side yawe Natasha kuri side yanjye nje nta wampamagaye sibye mu rugo nibo twavuganye kuko nari nabonye amafoto yawe yo muri bridal shower ngira ngo wari wamaze kubyitegura nk'umugore ugiye gushaka umugabo se urumva utari wamaze kwitegura already nyine nuko byabaye rero mu kuba kwabyo ntabwo nigeze njya muri ko mu buribwe bwose ndabuze narariwe nahuye n'uburibwe kugeza aho njya mbwibuka nkabwira Imana ngo nubona ngiye kongera guhura n'uburibwe nka buriya uzahita unyurana itahire ntuzarindire ko mpura nabo narariwe ku buryo mu rwego haburaga gato yanga imitsi turike y'ubwonko genda byibuka banteraga inshinge zibita morphine kugira ngo nirwo rushinge rwanyu bana iyo bagiye gukwera operation ni we murwayi no famille niwo ubasenya ariko urwo rusinye ishinge kwe barugutere umuganga ugiye kurugutera ni usenya avuga ngo kuko ni drogue ni ikintu kikuze kikudura kugira ngo ubwo buribwe bugabanyuke ko nta wundi muti wamfataga hari ababikunyuza mu kibara bivuga mu kinyabupfura ti babo mfite undi ati byikugora nta kibazo byikugora mfite undi ndatari ko numva nta marangamutima y'urukundo ngo ufite turi inshuti teka twibera umbere brother twibera abavandimwe undi akaza kubwiza ukora kubera kasa mutwe ati ntago byavamo rwose teshabyikugora ntago byakunda bireka so sibye nanjye experience mbi ufite wadusangiza wena nka testimony yawe uhamya bwayo gatanga sibye nanjye ubwanjye sibye nanjye iyo ugize ibyago ugapfusha umubyeyi witwa imfubyi iyo ugize ibyago ugapfusha umugabo witwa umupfakazi rwose mbese igihe urimo none se ubu wenda ko ari uko leta yacu n'umubyeyi yabivanyeho mbere wajya kumva ngo kwa kaboko komeye yego umuntu aribaza se abantu basezeranye mu murenge kubana mu byiza no mu bibi bakaba bipfuye ku munota wa nyuma bimeze bite ubundi reality yawe ni iyihe bobo rero ntago nabwo icyabaye iyo kibaye ndacyakira kandi uwo mwanya nyine nkahita amenya ko ari igihe cyabyo yego nari ndi muri salo de coiffure nsoje kwiyogoshesha nibwo abashumba baduhamagaye ngo bakeneye kutujyana muri salo nako kwa muganga kudupimisha tujyayo nyine ntacyo wikekaga uranyaruka rwose narihuse tujyayo na fiance dusanga nyine tugeze hamwe dusanga harimo ikibazo umwe muri twe afite ikibazo afite uburwayi ibivugwa ko bwaba ari uburwayi bwa sida cyangwa se yaranatwite indi itari yawe nibyo koko Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe umukiza be hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro ye hamwe namwe kugeza ku mperuka isi hamwe namwe yes reka tubashimire cyane mwese rero mwese mukunda munakurikira ibiganiro byacu turabakunda cyane kandi no kuri dora tubifuriza ibyiza aho muri mudukurikiye abari mu Rwanda umuntu abari mu Rwanda iyo mwese murambura amaboko duhoberane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera namwe rero reka tubabwire ngo
ibyo mwakora byose mwibuka ko Imana ariyo ya mbere. Uyu munsi urugendo nakoze ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Sengurebe Breyandisi Sengure ibitangaza by'Imana Yesu ahimbazwe. Umva Pentecote uyitashye neza umwuka wera wakuganje rwose. Amavuta ya Kanizio ari mu bana be ari kugenda ku misozo hose akamanuka kabisa. Turashimira Imana n'ukuri kandi twishimiye cyane kuba tugiye kuganira n'uyu mukozi w'Imana, dore ko nkunda kubwira abantu ngo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye, ngo imunyuza ahakomeye no mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Nawe rero njya mbona ibintu anyuramo nkabona bishobora kuba bifitanye isano n'ibyo Imana iteganya kuzamukoresha. Ngaho duherukanye gukorana ikiganiro kera, yakoze impanuka yari mu bitaro, nyuma y'ibitaro haza ibindi, ariyubaka abona akaboko, wenda turi buze kubivugaho kwaturutse hehe, icyo gihe yaraziritseho bande, noneho nyuma yo kubona akaboko ategura ubukwe, nyuma yo gutegura ubukwe burapfa, nyuma yo gupfa atera ivi ubu. None ariko nkibaza se umuntu upfishije ubukwe nta n'ukwezi gushize none ateye ivi, wenda ari buze kubidusobanurira. Ngira ngo urumva ari byo bintu byose cyangwa impamvu mbivuze mbinyuzemo muri make, wenda nkoze introduction y'ikiganiro, urumva ko Imana yamunyujije mu bikomeye kabisa. Imana ishimwe ko yamurinze akaba ari muzima, nicyo gitangaza gihari. Ibindi byose ni ubusa. Igikuru nuko uyu munsi nawe abasha kwatuza akanwa ke ngo Yesu ashimwe kandi akagira gutya ngo ikibero ni cy'Imana. Evangeliste Bosco, Jean Bosco, Yesu ashimwe cyane. ahimbazwe. Karibu mu biganza by'abana b'Imana, karibu mu biganiro byacu. Yesu ashimwe cyane. Murakoze cyane. Mumeze neza cyane, ndashima Imana. Rero so turahera reka ngwe kano kanya kugira ngo usuze abantu, ubundi ndashaka ko usengera imwe ugiye kwinjiramo, ko ugiye kuvuga ibintu bikomeye byinshi cyane by'amateka kugira ngo bize gufasha abantu, kandi nawe Imana ize kuyobora kugira ngo udatandukira, uvuga ibyubaka imitima y'abantu cyane, ko ibyo tugiye kujyamo n'iby'isanamitima. Imana igumugisha cyane. Reka ngwe kano kanya basuhuze, maze ubundi udushyira imbere y'Imana ishobora byose. Ndabasuje mwebwe mwese mudukurikiranye aho muherereye. Amazina yanjye ni Twishime Mugisha Jean Bosco, nkaba ndi umukristo muri Zion Temple. Ndashima Imana. Umwana wa Gitwaza mu mwuka mu mwuka yanibyo kandi ndamukunda, ndamwubaha, ni umubyeyi wanjye mu buryo bw'umwuka, ni umurorumado wanjye, mwigiraho byinshi cyane. Yego, kadusenge. Amen. Imana yacu turagushimye, uri mwiza, uhora uri mwiza, uzahora uri mwiza, izina ryawe ntirizahanguka, uzahoraho iteka ryose. Uyu mwaka tugiye mu kiganiro, tugiye kuvuga imirimo ikomeye wadukoreye ku buzima bwacu. Udushoboze, utuyobore, tuyoborwe nawe Mwami, tuvugishwe nawe, tuvuge iby'umumaro, ibyubaka, ibisenya, ubiducishe ku ruhande mu izina rya Yesu. Dawidi yaravuze ngo uzajya wanjye gutandukira ujye ugarura. Mana, nanjye ngo nangiye utandukira ungaruze ubugwaneza bwawe. Kandi n'abanyamakuru turi kumwe, udushoboze twese hamwe, n'ikiganiro kizagira abantu benshi umumaro, kizomore benshi, kizahumure benshi, kizahishurire benshi. Urakoze uro kwizerwa mu izina rya Yesu. Amen. Cyubahiro ni cy'Imana, kandi n'ukuri twishimiye ko itagihwema kutubera amaso muri byose. Yego. Aho uri ushobora kuba uri mu bigeragezo nk'ibyo Jean Bosco yaciyemo, ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye birenze, cyangwa se we ibyo yanyuzemo birenze ibyawe. Reka duhurize uyu mwanya hamwe kugira ngo tumutege amatwi, kubera ko iyo umuntu afashe nk'aka kanya kugira ngo aganire amateka, aganire ubuhamya bwe, hari byinshi cyane abagira ngo wigireho cyane, kandi nawe umwigireho, mufatanye, mufashanye, muzamurane. Jowe, ndaza kuguha akanya rero kanini cyane nka mukuru wanjye, kandi hanini cyane nk'umuntu wamenyanye na Bosco mbere. Sinjya kuzanye kuri kamera bwa mbere ninjye ariko mu biganiro, ariko kamera nisanzwe nari nisanzwe, ahubwo niwe wa mbere twakoranye ikiganiro mvuye kwa muganga, mvuye mu bitaro. Naho ibusanzwe bwo nyine kamera nari nsanzwe nyijyaho. Yego. Bobo, hari abantu badukurikiye basanzwe bakubona, cyangwa umuntu ahurira n'ahantu akabona uri kugenda agatangazwa no kubona ufite insimburangingo. Yego. Urumva
kuko ndabyibuka nge duhurira kwa Inyamata ari ya Intarama twagiye kwibuka kuri Zion Temple ya kwa Pastor Olivier. Yego ubwo naraje cya gihe turi kwiyakira buri mutipe n'amakuraje ngiye kumwegera mpita mbona afite simbura ngingo mpita nikangamo ariko ndavuga ntanga kwita mubaza byinshi ubwo nyuma nibwo naje kumenya ati uyu nawe ndapfushije ubukwe ejo bundi ubukwe bwapfuye ku munsi wa nyuma nagiye kumva bati za Kabezi iyo ngiyo birakomeye ariko Bobo yenda ku bantu batakuzi gatoya kuko uri gitabo cy'amateka menshi Bobo ni muntu ki yenda tutangira aho ngaho ibindi turagenda tubigeraho kimwe ku kindi tuhere iruhande rumwe kuko ubwawe tubanze tumenye nyirizina wowe urinde uca no muri ibyo byose bikomeye uyu munsi ukaba ubasha kumwenyura ugaseka yego cyanditswe Paulo yanditse gikunda kumpumuriza cyane kivuga ngo n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibagerageza bitari bimwe biragoye kwishima mu bigeragezo ariko nk'umukristo hari igihe tujya dusengesha ngo Mana nyiyereka Mana nyiyereka Mana nkora igitangaza Mana ndemera ishimwe Mana ngira gutya nibyo dusenga cyane itangazo ririho rero yuko nta shimwe ry'Imana ritava mu mubabaro nta shimwe ry'Imana ritava mu mubabaro rero utababajwe ntiwabona icyo ushima waba ushima iki n'iby'ibyishimo rero ku bakristo ni ukuri ibyirato bya Paulo n'inkoni yakubiswe ni ibitutsi so rero ibyirato by'abakristo kugira ngo dukomere nuko tuvuga ngo nubwo twanyuze muri ibi ariko turiho kugira ngo na wa wundi uri kubinyuramo yumve ko akiri ibyiringiro yumve ko atari we wenyine arije tunyura mu bintu tukumva ko ari twe twenyine tubabaye cyane nyamara babaye ni benshi kuturusha ceceka nigeze kujya kwa muganga rimwe narwaye ugutwi nari ntaranacika akaboko ugutwi kuninjya mu buryo buteye ubwoba kuninjya ariko numva ari njye ubabaye ari njye ugezweho mbona umukobwa bazanye uri kwigaragura arwaye igifu ndebye uburyo amerewe arimo arigaragura nahise nkira uhita unataha ngarukiye kwa muganga inshuro ebyiri so hejuru y'ububabare hari ubundi bubabare so hejuru rero y'amashimwe haba hari ayandi mashimwe iyo umuntu atanze ishimwe rye ribasha gukomeza undi ri kunyura muri ibyo bihe rwose rero Bosco we ubundi ni muntu ki wavutse ryari wavukiye hehe ubundi wisanze hehe kugira ngo umenye ko witwa uri Jean Bosco tuyishime yego umwana w'Imana wenda sindi bujye mu mateka cyane ntago njya mu mateka cyane kuko hari bitaraba ngombwa ko nabyo wenda bivugwa ariko arakomeye nayo ngewe nkimara kumenya ubwenge mu myaka 7, 8 gutyo nibwo nabashije gutandukana n'ababyeyi banjye bambyara bitabye Imana si twatandukanye kuko bitabye Imana ubwo kubw'amateka hari impamvu yatumye tutandukana ubyo yenda nibanga biracyari mu ibanga ry'umuryango ko si byiza kuko no kubivuga birakomeye birumvikana gusa kuri papa we nkura ntago namubonaga nkura sinari muzi so rero mu gutandukana n'ababyeyi bose ari papa ari mama byabaye mfite mu myaka 7 gutyo ni amateka maremare ariko atari uko bapfuye birumvikana yego ntago ari uko bapfuye yego ubuzima rero bwabaye ibibazo mvuka mu bana 10 nyuma yaho urumva ko ubuzima y'utandukanye n'umubyeyi burya byavanga akabane kaboneke ni nyina w'umuntu yego byaje kubibazo nyine ubwo ndimo ndasimbuka byinshi kugira ngo ntagiraho ndengera cyangwa nkavuga ibidakwiriye naje kwisanga mu buzima bwo mu muhanda kubera ubuzima atari uko mbikunze ndongera gushimira ikigo cyitwaga mbere Fidesco Rwanda ni ikigo cyashinzwe na Rugamba Spiriane kiba hano Kicukiro ni kuri Nirake yego nibo bongeye kuntora bansubiza mu ishuri
bansubiza mu ishuri ndiga muri ubwo buzima mbese navuga ko kongera kuba njye nkikesha icyo kigo kuko urumva bimara kuba gutyo sinabashije kwiga ariko icyo kigo nyine ko cyatoraguraga abana bo mu muhanda nanjye mu bo cyajyanye nanjye ndimo. wararaga mu kiraro nawe uzi ingangi icyo ari cyo cyane kore tuntu twose no gusyaga kugangika n'uduterime twinshi kujya mu bimoteri gushaka ibyo bajugunye ko ari igihe nyine umuntu yajyaga kurya ibiryo byo hari ikigo cya kaminuza kiye yego hari akiri ni kera kabisa. wamazemo igihe kingana iki muri icyo kigo muri icyo kigo yego bagufasha ryari wakimazemo igihe kingana icyo kigo cyamfashe muri 2008 maho gutyo n'icyenda gutyo navuyemo cyancukije nsoje amashuri 2012 yisumbuye abanza 2012 nibwo cyabashe kunshutsa nge nizi ibintu by'ubwubatsi. Nizi ibintu by'ubwubatsi rero nkibisoza nibwo cyabashe kunshutsa njya mu buzima busanzwe. Noneho umuntu wari mayibobo birumvikana uba mu ubwo buzima wakijijwe ryari reka umuntu wenda kugira ngo twiyego nakiriye agakiza ndamwibuka suku mwamamaza ko ndavuga ibyiza bye ni umudamu witwa Grace mwabonye akantu katreninze cyane kavuga ngo tanga nimero wakinuwe uriya mudamu niwe wanyatuje agakiza ndabyibuka ni umushuti wanjye witabye Imana ikomeze muri ruko ridashira witwa Alphonse Ntegeye ni murumuna w'umugabo we yari inshuti yanjye yarambwira ati uriya mudamu agira icyumba cy'amasengero waje twigira gusenga kandi byeri zari zigeze mu gutwi wari watangiye kujya ubona ibiraka nari meze neza narasoje ishuri muri 2012 ibiraka Kigali byaraboneka ariko bitaraza neza nibwo nkiva mu ishuri byari bitaraza neza ariko burya yapfa ubusa ntabura yo ngayo burya niyo wakena gute umwa byeri ntubura ntuyabura sinzi yava nyine mu shitani ariyerana satana ariyerana akagwa n'umuntu ukugurira yaramagaye njyane se mangiye ko ninkwereye byeri cya kabiri cyane by'ubuhanuzi bwanyu nangaga urusengero hari igikomero rufitemo cyane kuko mu buzima bwose bwanjye narakomerekejwe nabo mu rusengero bita abakozi b'Imana basenga kubera iki ni amateka nyine narenze aribyo wirengagije aribyo nirengagije byo muri famille iki kiganiro ashobora kwibaza what ise yavuye mu rugo mu myaka 8 bituma ajya mu buzima bw'ubumayibobo mu kigo suko navuye mu rugo haraho nakagombye kubana nyine icyo mvuga umuntu ushobora kwibaza biri privé nibyo ariko nagiye kubaza ngo abakozi b'Imana muri iyo situation watubwiye mbere mwahuriye ngo bagukomeretse hari igenda ubana n'abantu cyangwa utura n'abantu cyangwa ugendana n'abantu wibwa akara abakozi b'Imana bakagufashije akaba ari bo bakwangiza ukabona niko kuzimu cyane yego rero nge nangaga urusengero kugera ku rwego ko nashatse kujya kurutwika mu izina rya Yesu nageze ku rwego wanze urusengero rwo gusinda urumva yego nanyweye byeri nkagura esanse ujye gutwikwa urusengero nararwangaga hano muri Kigali yego icya kabiri nangaga igitsina gore ku buryo ndabyuka nageze ku rwego rwo kuba nagera muri bisi nasangaga n'intebe ari isigaye hari umukobwa cyangwa umugore ngasohoka sawa urabivuga nyine urumva ni story ariko udashaka kuvuga ariko birumvikana ni uburenganzira bwawe rero uwo azagusure azanshaka rero uwo musore arambwira ngo tujyane gusenga ibintu by'insengero none se yenda gatoya nure rusengero rugiye gutwika kuko ari rwa ruhisemo gutwika mu nsengero zari mu mujyi wa Kigali numvaga urwo ndi buhurireho narwo hafi nagiri uri butwike yego
ujya kuri sitasiyo ati mushyiremo uturitiro tungahe yasashe akesansi nayo Yasashe sinumva hari ahubwo sinzi ahantu nayivomye nari mfite akara k'ahantu hano mu bintu by'ubwubatsi habamo ibintu by'amarange hano hari igihe rero banga gukoresha tinere bagakoresha esanse cyangwa peteroli niko nari nasohoye nk'akaritiro wenda hashyeho igice neza urwo rusengero rwarimo abantu papa kandi njyewe ntabwo uwo mwana nari inzu urwo ndi butwike urwari wowe wumvaga aho uri gusa nta nubwo nabigezeho ahubwo byari biri muri plani noneho nza gukizwa ntaragera kuri iyo plani none tubwire rero Grace rero fata nimero nako niba ari fata nimero umuhungu uwo musore twarajyanye yageze aranyijyana mane ko nisindiye ninkwereye nibereye hayi bya bintu byanyu by'uburondozi n'ibiki nari niga yiyambarira amapoketi Sneakers ya mbere Urban Boys ya mbere niyo bayambaye ari ngewe yambaye muri karitsiye niwumva umusore uvuye mu ishuri tari kwiboneramo turaka nambaraga neza pe nambaraga neza ndanabikunda shana n'uyu munsi ni nacyo kintu cya mbere nkunda mu buzima nibwo bwandu wanduye bwo kwambara neza ndakubona uri anisimatinesi kabisa uri smart ukunda ndavuga ni rero ibintu byanyu bagiye kundondora ni ati undi warandondora ibyo ntakora ko mbyemera ntihisha ko ntihisha mu idini reka tugende sisambana sivye aho rero niho Imana yamfatiye nagezeyo mbona ni byiza none nuko bana babyina nkamagaro nkabazomuja ese man cyangwa ngora nk'umuntu wenye nyegereye nisaba abantu nibazima cyaba binkwereye kandi nkabona umunezero bafite nkabona ntazi ukuntu bimeze nkabona umunezero bafite sinzi ukuntu uhagaze saba abantu byabagendekeye gutera rero bagira umwanya wo guhimbaza baza kwakira umukozi w'Imana Grace nyiricyumba ntago ari itorero ni icyumba abaraje atangira mu buhanuza kinjira gutya abatangiye kugera gutya none ibi ni ibiki byo ra anise babasigaye banatitira byo ni ibiki numva biranandambiye numva maravuga ibintu ntazi abaranje aransumiriye ntabwo yaranzi pe yahereye ruhande aramvuga koko aramvuga ari ukuntu wowe wiba wifitemo ibanga uvuga ngo niryanjye nta wundi muntu urizi ni njye n'Imana numva arabivuze arangije hano anyereka aho Imana irimo iranyerekeza abati wowe nta kwinangira kwawe isi uzayegenda uzavuga utuharakose mwasaze agabanyije ubusaze okay sinabyemera ariko utahari akantu gahindutse muri hari akantu gahindutse yego ntaha mbaze se uriya munezero murawugura twebwe njye nishime mbanaguze bye n'icupa mwebwe mugende kugira ngo mugire iriya courage ziraswingi muzivana bambwira tumura angira inama uwo mujama amwe atoro reka mugira inama wereka tuzajyaneyo utasomyeho none yo kuyo ntasomeho cyetse nitwirirwana none tutirirwana ntabwo biri buburi sinabashaka gusinzira ntidroze gusinzira ntidroze byari ikibazo kubera ubuzima rangije ati sawa umunsi yaranzindukiye turirirwana sasa tirirwana umunsi wose nimugoroba tujyayo tugezeyo numva umutima wanjye urafashwe umuntu byo bahimbaza nkumva muri njye ari ibintu bimo biragenda byururuka biva mu biti numva ari ibintu bimo birasohoka muri njye numva hari ubundi buzima ndi kwakira ndasohoka mvaho navuze nti sinzongera kunywa byere mbonye umunezero utishyurwa ntabwo ndabibwira n'abandi dusindana njyayo ndasohoka
umunsi wa mbere ndihangana wa kabiri biranga icupa urarisoma icupa ndarisoma so buhoro buhoro etape par etape uko ngenda mbegera uko ngenda mvugana nabo icupa ngenda ndireka bigenda ubundi ngenda mbireka nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi nshiduka nabiretse njya gusenga rero njya mu itorero barambatiza Zion Temple nibwo mbarizwa muri Zion Temple niho watijwe oyi nabatijwe muri ADPR muri ADPR navuzemo n'ubutumwa naje kumuvuga butumwa muri ADPR evangeliste n'izina ryawe rega sinarivuze se naje kuvuga ni muni naho niho navango nigiye kuvuga ubutumwa niho hakureze niho yandeze ADPR so rero biza kuba ngombwa nyine ubuzima bukujyana hari igihe isi twe arahita ari ibiza bigatuma werekeza hano kubo ndi kubarizwa muri Zion Temple Celebration so rero urugendo rwanjye mu butoya kugera nkijijwe ubarizwa harya rero Kabeza ubundi Kabeza no navango ni mu rugo ni mu kubabyeyi ni ku Gicumbi ariko naciye muri paruwasi ya Muhanga ari naho nari maze igihe maze iminsi yego ariko ubu tuvugana kwera bu nagiye gutura inyamata kubw'impamvu ndi guteranira muri Zion Temple ya Ntarama ari mwansanze ariko icyaba cyose yego uko byagenda kose Rubirizi niho mu rugo Rubirizi ni nko kwa kundi umwana ajya kwa se wabo ariko afite se rwose yego reka twikomereze rero njye uvuga ngo ni ntangamarara kugira ngo tumenye Bosco ninde ibyo byose hari cyo n'urugendo rwo gukizwa kwanjye nibyo mwe mumbajije naho murumva ni umugabo umuhanga cyane kumubaza biragoye hari ibyo atakubwira bijyanye n'impamvu z'ibyo aba ariko kuri kose si ukuri pasi kuri kose si ukuri hari ukuri wibwira ko kubaka ariko gusenya rero kugira ngo uvuge ibintu ubona bitari ngombwa afazari waceceka niyo mpamvu nyambwira abantu ngo nubona ugiye kuvuga ku muntu ushaka kumusenya nta cyiza ufite umuvugaho icyiza icecekera uwo ni Bobo cyangwa se Evangeliste Jean Bosco tuyishimiye ngire ngo kanya twari tunyuzemo ndashaka kumenya noneho Evangeliste Jean Bosco wapfuye akazuka gute kera mu ipfa ryanjye harimo ubuhamya bwinshi uko si rimwe cya kabiri Imana intorokesheje urupfu ntabwo ari rimwe cya kabiri Imana agiye indinze impfu nyinshi cyane wenda reka mbonereho mbisobanure abantu bajya babona ko mu maso hanjye hasa nkaho hadasa neza gute kandi mbona usa neza hari igihe hadahura ugasanga ni inzobe yego nyangira ngo ni nk'ikibibi ntabwo ari indwara nari mfite rwose umubiri mwiza cyane n'ubu ni mwiza aho yari uko byari biri icyo gihe sinari nzi ko naba ndi gusa gutya nukuri muri icyo gihe ndi mu muhanda iyo uri munsi ya etaje ntumenya ko imvura yaguye noneho uri munsi ya bordire mu muhanda ho ni beto ntumenya ko imvura yaguye twari tugangitse imvura iragwa umuvu tugeraho tutabizi turi hayi turi swingi turi mu birere twigangikiye tutazi iyo turi umuvu mvana Kimironko njugunya Nyagatovu hano hose haratema buriya ari amazi arica amazi arashishura aratwika amazi ni mabi cyane amaso rero hose haratema hose haratema icyo gihe nyine urumva imbobo ngenzi zanjye zanjyanye mu bitaro zirandwaza urwo ni urupfu rwa mbere urupfu rwa kabiri rero narubonye kuri aka kaboko yego ubwo hari utunini twagiye dutaruka impanuka dukiherere ni twinshi ariko navuga izigaragara zari zikomeye ni kano kaboko yego akaboko kavuyeho muri 2021 ejo bundi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 nibwo nakoze accident nkora accident mfashwe n'umuriro w'amashanyarazi ko nkuko nabwiye ngo nizi ibintu by'ubwubatsi hari inzu twari turimo turavugurura muri kuri ya fawe mu Kiyovu
umuriro rero ni umuriro w'indengakamere mbese ufite ubushobozi buteye ubwoba niba baba ngo ni haute tension bana biriya bipiyoni binini by'ibyuma bishamikiranye yego bifite ibitsinga bica hejuru bishishuye n'uwo muriro wamfashe ndi hejuru ya etaje mpagaze hejuru ya etaje izo nsinga zica hejuru y'iyo etaje uramfata uca umubiri hose urazenguruka uramanuka ushwanyaguza amaguru aho iyo nkovu yo ku kaguru ni iyabyo na hano amano yose yari yarashwanyaguritse Joel arabizi dukorana ikiganiro ambona uko nari imeze igitangaza cy'Imana aho ndi kwa muganga ndabyibuka nta muntu wiyumvisha ko ngomba kubaho kuko kano kariro gasanzwe gafata umuntu agapfa ni guturi ndabyibuka no muri dosiye umunyamategeko wa rege yaravuze ngo ntibisobanutse ko uyu muntu yaba akiriho umuntu ariho gute ubundi ariho ati muri ribu yarabisobanutse ariho ati turi kuburana n'umurambo uyu muntu iyo no muri rugufashe iyo udaturitse urashirira iyo udashukota bastinze ngo akaboko kaguru bazagasange hari uragushwanyuka urakumira urashirira neza ugasigara kuko mfite amafoto y'intoki zari zabaye umukara ibishirira mbere yuko bagaca byabo bishira baza ukavungura uko ushaka byashiririye burundu cyo cyatumye bagaca kuko imitsi yari yahiye so rero ndashima Imana ko yakuzuye tekereza kugira ngo uwo muriro ugucemo ubwonko ni muzima impyiko ni nzima nta kindi kibazo ubwo ibyo byarabaye ariko ubwo akenge kahise kagenda byagenze gute warakujugunye nagiye muri koma wumve yantorokesheje impfu nava karebye umuriro urandekuye ndi hejuru ya etaje byashobora ko yandekura nikanjugunya nkagwa hasi ukahita usandara none yego ariko noneho yarandekuye mu yaramfashe mukundekura ndongera ngo harya hasi harya kuri amabati nari mpagaze wagutubye hejuru tugwa kuri amabati waruri baravuga ati umuntu arapfuye rero mu kuba kwabyo ntabwo nigeze njya muri ko mu buribwe bwose ndabuze narariwe Yesu nahuye n'uburibwe kugeza aho njya mbwibuka nkabwira Imana ngo nubona ngiye kongera guhura n'uburibwe nka buriya uzahita unyurana itahire ntuzarindire ko mpura nabo narariwe ku buryo mu rwego haburaga gato yanga imitsi turike y'ubwonko genda byibuka banteraga inshinge zibita morphine kugira ngo nirwo rushinge rwanyu bana iyo bagiye gukorera operation ni we murwayi no famille niwo basenya ariko urwo rushinge kwe barugutere umuganga ugiye kurugutera ni usenya avuga ngo kuko ni drogue ni ikintu kikuze kikudura kugira ngo ubwo buribwe bugabanyuke kuko nta wundi muti wamfataga yanga uburibwe ukaruma uburibwe bwanyu narababaye mu buryo bushoboka pe nawe n'uburibwe Yesu nawe n'uburibwe bukomeye nuko cyo kwa muganga nyine nk'umwana wabaye muri ubwo buzima byibuze wari waragiye mu itorero wari warabonye abantu bashaka kurwaza ndanabashimira pe haraba ababyeyi se byibuze bigize bakugeraho cyangwa arimo arongeye guhura nyuma yo gutandukanya kuri myaka 8 bimeze bite harimo abo tutarahura jusqu'à maintenant kubw'impamvu nyine yaho bari nyine bya famille bini famille katuvyihorere nere gukomeretsa dabo so rero icyo gihe biba famille mfite n'itorero famille yanjye n'itorero bakugaburiraga buri kimwe ni Zion Temple yabikoze Zion Temple yego ahubwo uretse ko nabaga no mu yindi Grace Room ni minister yitwa Grace Room muri yayo kwa Julienne Kabanda abo bantu baramfashije kuva nkoza accident undi kuva twamenyana nabo nava ko Bosco w'ubu ngubu kuva ari umuntu ndabikesha itorero yego kuko ahubwo n'umuntu udafite itorero sinzi ubuzima afite ndabikesha itorero ubuzima bwanjye bwose yego mu bitaro urumva Joel yaragusuye si nawe wenyine nabonye n'abanyamakuru bagiye bagusura muri ibyo bihe ariko
waje kongera gusubirana ihumure ry'ubuzima ryari uravuga ati kubaho birashoboka nyuma ubwo buribwe bwose bukomeye byaje kugenda gute wibazaga ate se ko akaboko kavuyeho ukibaza ate se nanjye nzaba nk'aba bandi isanzwe mbona bagenda nta kaboko bimeze bite wowe byagenze gute kugira ngo ubone iyo nsimburangingo kuko irahenda iyo nsimburangingo irahenda nabwo nyine navuze ntago byakozwe n'ab'inyuma y'itorero ni abanyetorero babikoze nabo Imana ihabwe icyubahiro ni abanyetorero babikoze mu buryo butunguranye mu buryo natekerezagamo natekerezaga uburyo nzayibona nkabona biri kure ariko mbese muri rusange yego ndashimira Apotre wemeye kumvira Imana agashinga Zion Temple mu ntambara zitoroshye nawe arwana ndende nayo nese uzakomezwa ni hari uzagane n'abasirikare wumve ko ari ubona ipeta atavuye mu ntambara bari bakoze iki se rero nkashimira n'abandi bashumba bose nagiye nyura mu biganza bambereye umugisha mbese muri rusange ndashimira Zion Temple n'abanyetorero bose muri rusange iyo simburangingo yahagaze amafaranga angahe niba sinibuka neza ariko hejuru ya miliyoni hafi 2 zirengamo irahenze cyane yego Bosco noneho ugiye kubaho wamaze kugira ubumuga bwa burundu waturutunzwe n'igifundi utagira degree utagira diplome udafite bantu avuga ati closely ba famille barahangaha Bosco wabayeho gute kugira ngo Eliya ari munsi y'igiti cy'umuratemu yagaburiwe n'ibikona kajya biteka umutsima n'inyama bikazana so Dawidi arandika muri Zaburi sinibuka ibice neza ngo ingunzu n'intare bibasha gukina no gusonza ariko abashaka Uwiteka ntakiza na kimwe bazigera bakena amen so rero ntago ngira akajambo kavango wasenze Imana uburiki rero navuga ko mu nubwo byabayeho byanze bikunze ntubura aho udindira byanze bikunze ntubura icyo utakaza byanze bikunze ntubura n'icyo uhomba mu gihe utabasha ubwawe kwikorera ibyawe ukeneye kurumva kuba muri ubwo buzima akora accident nibana mu nzu nta wundi muntu mbana nawe ngomba gushaka ibyo ndya ngomba kwitekera ngomba kwiyitaho ngomba ni urugamba rutoroshye maho hagati ariko Imana yagiye ibana nanjye nkabona birabaye mu buryo ntazimo sinzi ko ibigenza sinzi nuko ubikora cyose nuko ubona uyishima ubona uriho ushima sasa kandi ntago biri kure n'ubundi y'abakristo nanundi acyagaruka ku muntu wese w'umukristo sibye n'abatari abakristo hari n'abantu ku ruhande nyine ari abantu ntazi tujya tuvuga ngo abantu ni babi ngo abantu yererere ngo abantu ahubwo udafite abantu nta gisubizo n'iki na kimwe ushobora kubona kitanyuze mu muntu never ever Imana iduha ubuntu bukaduha abantu yego abantu bakaduha ibintu yego bya bintu bigatuma tugaragara yego uko Imana ishaka nukuri none rero ubwo wowe wikoma abantu ngo abantu yererere wa muntu usanga utari guha agaciro wasanga ari we ukamaro ari we umumaro imbere hazaza reka twikomereze ubaha buri wese kuko uzamukenera rwose cyo kintu abantu bumva uburemere bwacyo kuko uyu munsi ushobora kureba umuntu mu bihe bibi kumurebera mu bihe bibi ari guhura nabyo ukamurebera mu bibazo runaka arimo ukamurebera mu bukene cyangwa se mu yindi sura cyangwa mu yindi shusho ejo bwacya mu gitondo akaba ari wo Imana iba yateguye kugira ngo arokore ubuzima bwawe so rero mureke twubahe abantu bose hari abajya bafata abakozi bo mu rugo bakabahindura bakabasuzugura hari abafata abana bo mu muhanda mayibo bagatera ishoti hari abafata niyo nsanzu urimo urabahungabanya nawe wamuhungabanya mba numva mbabaje ko n'abana nkunda mu buzima ku buryo maze icyumweru ntasangiye nabo ndababara iyo maze icyumweru cyose
ntarasangira n'umwana wo mu muhanda basomwe mba numva nta mahoro mfite kuko boss kuri aha yarahanyuze arahaza azi uburemere rero uwa mwana ubona mu muhanda uyu munsi ejo ntago uzi icyo Imana iri kumuteganyiriza ntuzi n'impamvu yanyuze muri ubwo buzima yego ahari ni ukugira ngo azave mu muntu ukomeye ejo aza kubwira imirimo yayo rero mufate nk'umwana nka wawe ubaha buri wese ukwaye kubaha abantu bose twubahe buri bose wisuzugura umuntu bitewe ngo n'icyubahiro ufite ngo kubera ko ngo ari umugenerwabikorwa no oya tugenda tubona byinshi cyane kandi reka twikomereze ariko hari ahantu tutangira Joel navuga ngo yabaye nk'uvunagura ibyo benda ngo bita ingingo z'ingenzi zigize amakuru hari ibintu twakomojeho kandi ngire ngo abantu benshi cyane bamenye abantu navuga ngo si benshi cyane bakumenye muri ya mpanuka ariko kubera ko amakuru mabi yihuta abantu bongeye kukwibuka ubukwe bwawe bupfa hari ukuntu ubukwe bupfa habura icyumweru ariko ubukwe ntibuzapfe abasaba n'abasabwa bamwe bamaze kwicara ni ikintu gikomeye cyane uvuye mu kigeragezo cy'urupfu usimbuka icyizere cy'ubuzima kiragarutse bigenze gutyo ariko reka dutangirira bobo wongeye kwiyumvamo icyizere ryari cyo kumva ko nawe ugomba kugira umuryango cyo kumva ko babakobwa wangaga urunuka babandi wajyaga muri basi wamubonamo ugahaguruka ukagenda ukavuga ati byibuze ngende n'amaguru wongeye kwiyubakamo ikindi cyizere gute gutyo kugeza ubwo uteguye ukavuga ati reka nanjye njye mu rukundo n'uyu mwari maze nanjye ngire gutya ntegura iby'umuryango ngire injishi maze ambera agacanyi dukore amateka dukore umuryango bimeze no gusenga kuko ndi muri Zion Temple ndabyibuka akantu nako nabaga ndi mu rusengero nkaho nanabwiriza umuriro ukaka ariko twasohoka ndabyibuka hari umukobwa nigeze kubwira nabi nubwo dusengana ndakwiyamye ntuzongere kunsura n'abajya yajyaga akambwira atako se boss kuri urabyibuka wanzizaga iki so rero hari amasengesho mu masengesho niho nakiriye numva ko biri ngombwa numva ko ngomba kubohoka kugira ngo mbashe kugira umuryango yego ndanabigerageza nyine nubwo bitakunze yego ariko dufite kwizera ko nubwo nyine igiti cyatemwa cyongera kigashibuka Mana ishimwe yomora kongera kandi igateranya itari kuzongera guhura bikahura neza bikagenda neza guhitamo muzabana byarakoroheye sinjye njyenyine waje nabo babana n'ababana ntabwo ari ikintu cyoroshye ntabwo ari ikintu cyoroshye ni narwo rugamba rukomeye ahari mu buzima kuko uba ugiye guhitamo ubuzima bwawe bwa nyuma na nyuma namwe mu mahitamo ya nyuma na nyuma ubugize niyo mahitamo ya nyuma na nyuma ubundi umuntu agira mu buzima iyo uhisemo nabi uba barabyiteye urumva ko bitoroshye hari ukuntu yenda abantu muri sosiyete yenda kurebera imisoro kuvuga ati uyu mugabo se afite famiye afite n'ubumuga asaza abasha guhaha ibyo nta gikomere yitugirana nacyo mu rukundo cyatumye yenda uvuga ati ntago byabura wivuneka ntago byabura hari experience ushobora kudusangiza uyu munsi hari ababikunyuza mu kibara bivuga mu kinyabupfura ati bobo mfite undi ati byikugora nta kibazo byikugora mfite undi ndatari koko numva nta marangamutima y'urukundo ngo ufite turi inshuti reka twibera umbere brother twibera abavandimwe undi akaza kubwiza ukora kubera kasa mutwe ati ntago byavamo rwose teshabyikugora ntago byakunda bireke so sibye nanjye experience mbi ufite wadusangiza yena nka testimony yawe uhamya bwayo gasanga sibye nanjye ubwanjye sibye nanjye no mu n'abazima nyine biragora cyane sibye nanjye rero sinavuga ngo mbatera amabuye ngo bagiye bagendera ku bumuga mfite kuko bunaje vuba bunaje vuba rero ntago navuga ngo nabatera amabuye byashingiye ku mbuga mfite ariko iteka ryose guhitamo umuntu mugiye kubana ni ikintu kigora kivuna nuwe muntu utazibagirwa muri urwo rugendo rwose mbere yuko yenda nta numwe nikomye nta numwe igihe cyarabibemereraga hari ukuntu muri mu kigeragezo
arwitwa Pastor Mutesi ejo bundi nibwo ije gutanga ikiganiro uwitwa Rusagara yitaba Imana aravuga ngo ubu ngubu icyo mwanyita cyose ndacyemeye cyane icyo ushaka kuntuke ndabyemeye umvuge nabi ndabyemeye erega ibihe turimo nibyo bitwita amazina iyo uri mu gihe cyiza bakwita boss iyo ukennye nyine babati datu arakaraje niko n'ubundi ameze sondi muramutumira zava akora icyamara iki ukuntu iwabo bose ari abantu babaga ariko do iyo ugize ibyago ugapfusha umubyeyi witwa imfubyi iyo ugize ibyago ugapfusha umugabo witwa umupfakazi mbese igihe urimo none se ubu wenda ko ari uko leta yacu n'umubyeyi yabivanyeho mbere wajya kumva ngo kwa kaboko uzi ko ayo mazina hari n'abantu uyu munsi baranayakiriye yego none kandi we ko wareba ugasanga nta kariho nyine ni igihe rero wirenganya uwo muntu si we ahubwo ni igihe urimo niba utarabona urushaka ukaba ati uriya yaragumiwe ujye ubababarira cyane kugira ngo Imana ikugirire neza bagihari babone ko ari Imana ikora bundi ibintu ntashoboye bitega igihe exactly ibintu afitiye ubusobanuro niyo umbajije ibintu nkumva nta busobanuro bwabyo nakubwira ngo dutegereze igihe kizabisobanura urakoze ikintu kitajya kibeshya buriya ni igihe ngo icyo wubatse utitaye ku gihe igihe kigisenya ntacyo cyitayeho cyane rero namwe ibintu byose mukora mutitaye ku gihe mugiye kubikoreramo igihe kizabisenya kititaye ku byo byose mwakoze icya kabiri none azajya ubeshyera umuntu ugambanira umuntu ugashaka umukorera ubugome ukamuvuga nabi ukamusebya kumukamera mu kitozi ukamuharabika uzibuke ko imbere igihe kiragutegereje nawe kizagupima niba munda kubona natangiye mbiva ngo nimba udafite ikintu cyiza ubwira umuntu inumiresha ceceka bundi burerega pasi uburozi ntago ari ibyatsi oya umunyarwanda yavuze ngo ntago hica ibyacica umutongera uburozi bwa mbere ni umunwa nimba nje nkavuga ngo pasi uzi Joel ni umugome nkigendera ejo nkagaruka ako ni umugome nkahita nguha ikimenyetso ejo nkagaruka nkigendera ejo nkagaruka ni umugome iyo agukoreye iyo akoze akantu gato gusa yamajwi aragaruka yego ese koko Joel iteka ryose ni umugome byanze bikunze nta muntu utagira kote febre yiwe n'abandi ariko nta n'umuntu utagira ibyiza bye icyo cyo nicyo rero si byiza ko uvuga amafuti y'umuntu ese nta cyiza cyuze yego rero ubikora wese tegereza igihe yenda reka twinjire kuri Bobo uheruka gutera ivi tuninjire nawe ariko tukatubanzize kuri Bobo uheruka gupfusha ubukwe ku munota wa nyuma Bobo ubundi hari byinshi cyane byavuzwe yenda aramwabasha kuganira arabashije kukumva ariko buri muntu umwe wese hano aribaza Bobo na Natasha couplings niba ari ikintu cyashimishije ni ukubona amafoto ya proposal yanyu ya pre-wedding mwari mufite mukora ibintu ntabwo niyeze propose hari amafoto hari pre-wedding hari amafoto nabonye mwifotoje ntabwo niyeze propose mujya mu murenge ibintu nk'ibyo nta propose irenze kukubwira ati amategeko y'u Rwanda burundu biba biremereye ni agaciro gakomeye yego umuntu aribaza se abantu basezeranye mu murenge kubana mu byiza no mu bibi bakaba bipfuye ku munota wa nyuma bimeze bite ubundi reality yawe ni iyihe Bobo rero ntabwo nabwo bisobanure cyane ninjiramo ko navuze ngo sinkunda kuvuga ibibi by'umuntu ko hari n'igihe tujya dukora amakosa tugahura n'ibyo bibazo bikazatubaza bya bindi twavuze tukihutira kuvuga ngo n'ubundi narabibonaga n'ubundi yerererere ntago ariko nteye yego icyabaye iyo kibaye ndacyakira kandi uwo mwanya nkahita amenya ko ari igihe cyabyo yego kandi namenya ko ari igihe cyabyo nkakira icyo mpawe kandi nta muntu uguha icyo adafite nta n'umwe ahantu nagize kukavuga nimba ari kwihuma navuze ngo definisiyo y'uburyarya ni igihe ururimi rwabesheye umutima unasema ukweli kabisa ni igihe ururimi rwabesheye umutima
kuko ikintu kitajya kirya ruswa ni umutima hoya nakubwira ngo pasi ndagukunda ku mutima ugasaba ati sha urabeshye nta rukundo ntabwo ujya muvugisha ukuri. so rero ukuri guhari yes si ikinyoma ubukwe bwari buhari si n'ikinyoma ubukwe bwarapfuye ni ukuri. kandi amatangazo bamwe bari bari ku rubuga rwanjye icyo abashumba batangaje ni uko ndashimira itorero ryanjye rinabikomeza ibintu byose mvuga ari bikomeza ahubwo ribikaze cyane kuko hari byinshi baba barinze ntabwo bajya basezeranya abageni batabapimishije ugutwita byose n'uburwayi yego ntabwo bajya kudusezeranya badabapimishije iryo joro ryo kuwa gatanu bucye ubukwe buba kuwa gatandatu bucye ubukwe buba kuwa gatandatu buba nibupfa nari ndi muri salo de coiffure nsoje kwiyogoshesha nibwo abashumba baduhamagaye ngo bakeneye kutujyana muri salo nako kwa muganga kudupimisha tujyayo nyine ntacyo wikekaga uranyaruka rwose narihuse tujyayo na fiance dusanga nyine tugeze hamwe dusanga harimo ikibazo umwe muri twe afite ikibazo afite uburwayi ni umwe muri twe yego ni umwe muri twe kandi ubwo nyine ndasoje ni umwe muri twe so kandi nyine itorero nk'uko umushumba yabisobanuye ku rubuga mwagiye mwabyumvishe ku nkuru ya mbere yasohotse ku ihumure abisobanura yavuze ko itorero ritajya risezeranya umwe afite uburwayi undi atabufite so biba ngombwa rero yego ako biba ngombwa nyine ko ubukwe buhagarara. Ibivugwa ko bwaba ari uburwayi bwa sida cyangwa se yaranatwite indi itari yawe nibyo koko? Navuze ko ntari bubleminga cyane ariko ntavuze byinshi ukuri mwagiye mu kwiyumvira kandi mukumva guturutse muri twe. Oya ndashaka uko wivugiye mu by'ukuri ushaka kuvuga ati ibi nta makuru nshaka kubitangaho ariko mu by'ukuri inda yaratwite si yawe cyangwa ntiyaratwite ni uburwayi yari afite gusa yaratwite bimeze bitenda ntiyari yawe ese kuko ubwo burwayi basanzemo yaba ari sida cyangwa n'ikindi? Okay ndakugoye nyine hari igihe wumva ko wataranze mugenzi wawe ariko nyine ukuri kwagiye hanze niko kuri urumva ikintu kijya guhagarika ubukwe ntabwo ari ikintu ntabwo ari ibicurane ntabwo ari ibicurane kandi iyo biza gusanga twese tubifitemo uruhare atari ku ruhande rumwe bari kubatuza bakabashyingira oya si bari no kudushingira ahubwo twebwe ubwacu twebwe bati tubiziranyeho katwikomereza so rero ni igisata kimwe cyavuyemo ikibazo nubwo ntawe utabura ikosa. Ni ukuri byarakoroheye reba ibintu byose byari bimaze gutegurwa umurenge wararangiye byose bafamiye mu kwirya ukimara byagenze gute? icyakurikiyeho n'iki wabasha kujya kuganira nawe wamubajije ati se bimeze bite? Nyuma yaho ndavuga nge kugeza uyu mwanya ntabwo nshaka kwinjira kuri we yego kuko we simubereye mu mutima. Muracyavugana n'ubu ngubu? Mu buryo gakeya ariko tujya tuvugana kuko mu mategeko aracyandiho. Rumva yo ntabwo twabura kuvugana kuko hari byinshi tugihuriyeho so ariko nyine ntabwo mashaka kumwinjiramo cyane kuko sinzi realite y'ukuri kwiwe sibyo sinzi byabaye ngo byavuye byaturutse numva rero mbyinjiyemo byavamo ikinyoma cyangwa sanga bikuruye undi muntu utari mwiza yego kandi mukiri kumwe mu rugendo tureka no kuba turi kumwe pasi nawe ngo si byiza ko umuntu aba wenyine oya ko umuntu aho avuga amafuti yundi kandi nawe atari umwere exactly afite intege nkeya zanjye nawe ufite intege nkeya zawe rwose
buri Imana iduhishuriye ikaduhishurira mu mutima buri wese uko ari. Okay. Buri icyambere nyamvuga ngo yuko abatura abahanga mu guhisha ingeso. Abagabo Oya, abantu turi abahanga mu guhisha ingeso. Ahubwo nyine biterwa n'uwafatiwe mu cyuho. Ngo nuba igitambo kibi. Ariko ubundi kiremwa muntu tuzi gutwikira. wari wabona wa muntu uza kuri zino Imana rero yadutwikuruye. Tunyweraho amazi. Nta nubwo akongera kunsuza pasi. Wavuga ati ara ni musuza ndata ngiye kuzimu. Yego. Rero niyo mpamvu ntaza hano ngo reka buri wese reka ntanga igisubizo mu buryo bwuzuye. Yego urcyo bwuzuye. Ntanasubiraho. Buri wese atanga icyo afite. Uranyibukije akantu none se kuri radio imwe nanyuzeho hari ikiganiro nakundaga cyane jingwe sinajyaga nkunda kumvira ibivugirwamo byinshi cyane gusa nakundaga jingwe yaje ngo cyitwaga ubuntu ngo iyo umuntu aryoshye atanga ubuzima ngo niyo umuntu abishye atanga urupfu ngo sishobora kwiyambura ubuntu sishobora none se igiti cy'ipapayi ntikera imbuto. Yego. Siziryoha si ukegamo ko ushaka cyane. None se indimu zo ntabwo zitugira umumaro mu mubiri cyane rwose. Si umuti uvura. Iyo twarwaye akagripe ntitubyihutira. Oya n'ibindi byinshi cyane. N'ibindi byinshi. None se kiraryoha? Kirasharira. None se igiti cyacyo wakegamaho? Amaho atagutoboye wabungaye. Okay, voilà. Rero burya na bya bindi bisharira na bya bindi bihanda birimo umuti. Na za nzuki zidwingana ubuki bwacu. Murakoze. Nuko amafamiye nyuma marahuye se mwadecide iki nuvuga ngo uyu munsi nakubwiye ngo ntago nshaka kwinjira mu buzima bwa famiye cyane. Ndi kuvuga nge Bosco. Reka twikomereze Bosco nyuma y'ibyo byose birabaye biravuzwe birabaye nyine ibintu bigoye cyane. Bosco byarakoreye kubyakira. Mvuze ko byoroshye naba mbeshye. Baba wibeshye yego. Kandi burya umuntu utemera ko arwaye niwe urwaye kurushaho. Abararembye. Umuntu utemeye ko akomeretse gukira birago. Simvuze ko byoroshye. Yego. Hari ubwo harameretse kuvuga ngo ntago mvuga ko nkomeye ndakomezwa. Simvuze ko nkomeye. Yego. Ngiye ndakomezwa. Buri igiti uzari umuyaga yuje kijyaha kikizunguza ko ntikigwe. Gifite imizaho ishinze. Ariko arantu ugera ugasanga umuyaga waranduye igiti. Yego. Nuko igiti imizi yacyo itagera kure. Nukuri. Ariko kiba cyahungabanye burya. Cyane. Reka twikomereza hanga Bobo. Ibyo byose birabaye ariko nibiteye kabiri. Abantu baravuze ati uyu mugabo nawe ntasemuka byaramwe tibyabakizwa bacu ababarokore bacu aba bavugira amana none turaza kubyerekeza he. Tubona Bosco utarize uterera ivi Natasha. Tubonye Bosco ari karaze ateye ivi mundi mwari tutarabasha kumenya amakuru ye arambuye. Fenomene yo ukabyara turabisiga tubisigiruza gute ngo turaza kubyitira iheze nanone uko Inyanza bogeza reyo aho turaza kubivuga gute no ukabyara. Okay, byaratrendinze cyane. Akara ka video katembereye cyangwa se Nyarugenge kuba bisaba ko akitangaza makuru. Sumbaze ngo wagakase ni okay, kara trendinze ariko ari njye ukitangiye. Nena ka postinze kuri status zanjye. Yego. No kuri platform zanjye. Ariko yes bigaragara ko na propose ariko si proposal nyayo. Mbere se nk'aba bakobwa nabonye babayanga ngo baratandukanye. Oya ntabwo ari proposal nyayo ni projet ndimo. Projet ni filime. Projet ni projet yo gutera amavi. Oya ni filime ndi gukina iri true story. Ni mbese hari igihe ushaka gutanga ubuhamya ariko ubuhamya bwawe ukabona nta bihamya uzabona umwanya wo kubuvuga ahantu hose.
noneho ugashaka gukora nk'ikintu kigaragaza ubuhamya bwawe bwite kibwira abantu bose Yego. uyu nuriya mu buryo bworoshye Yego. kuko utabona ko uganirira Pasi ngo uganirire Ya, Joel yego. uganirire Emmy uganirire n'undi wari wese ushobora kuba ubikeneye. Yego. Ibi rero ni ubutumwa ni ivugabutumwa riri kunyura muri filime ni iya gikristo igaragaza umukristo uhuye n'ikigeragezo ibigeragezo ahura nabyo hari aho muzagera mu arawugera bakayongera bandangira umugore w'umupfakazi ukuze kugira ngo amfashe muri ubwo buzima hari aho ngera ntabyankatabwa bakanjugunya hari aho umushihura n'ibibazo umushera akaguta mbese ariko bikagaragaza uburyo nk'umukristo agomba kubyitwaramo agomba gukomera agashikama kugera atsinze kugera yongeye kubona ubundi buzima so nimo ndakina filime really true story igaragaza uburyo umuntu umugaye utakibasha gukora uburyo afatwa y'ijambo uburyo afatwa muri societe harimo ubutumwa kuri nge buryo kuvuga ibintu ubukira uko usohora ibintu buri muromo kubona umuntu uzi kugira umuntu uganiriza rero iyo ndi gukina filime kina amarangamutima yanjye true story y'ibyo wanyuzemo apana rero bituma numva ndimo ndagenda nyira yego icyo ni icyambere cya kabiri hari abantu bafite ubumuga bataye ibyiringiro yego ariko bashobora kongera kubona iyo filime bakabonamo inzira yo kugira ngo bongere basubizwemo ibyiringiro yego icya gatatu hari abantu bafite ubumuga bumva ko ubuzima bwarangiye bishora mu biyobyabwenge kugira ngo babashe kubona ibitotsi bishora mu kujya mu muhanda gusaba kandi nubwo wacitse akaguru hari icyo ushoboye buryo umuntu nemera basi wagasabirije ni umuntu ufite ubumuga bwo kudatekereza neza ariko umuntu ugifite ubwonko butekereza neza amaso areba nubwo waba utareba ubwonko butekereza urakora ntacyo utakora aho ugasanga umuntu yamugaye akaboko yamugaye amaguru akumva ko ubuzima bwe ari abandi ariko hari icyo wakora disability niyo mpamvu wumva ubu tuvuga ndi mu itangazamakuru ndimo ndafata amasomo yabyo ndi mu itangazamakuru yego kandi ndizera ko ari icyo bizamarira imbere rero ikindi cyo Joel atabyibushye hari undi ni amaturo nawe inyungu urimo ari leta ifitemo inyungu si inyungu bwite cyangwa si inyungu ki ahubwo habonetse umwarimu wo gukangurira abafite ubumuga ko abantu bashobora kwishyira hamwe tukabyaza igitekerezo ubumuga dufite tukabubyaza umusaruro yabundi bigeragezo turimo byakatubeshejeho ntibyakatwishe gute ikigeragezo urimo wakibyaza amashimwe kandi ari bwo buzima dutegetswemo ubuzima bw'isi nta cyiza kirimo shana urusenda gusa yego none se nibyo twavuze inzuki ubuki buvaye mu nzuki none se indimu ntivura akirasharira cyane yes ariko uzi kugira ngo uzare gukora umurya guhakura ubuki babona ibintu bambaye gutya by'ibigofero bye kugira ngo hatagira ariko agashaka ubuki mpaka abugezeho akagira gutya akazana umwotsi agatera inzuki akagira uku pakageze kuri bwa buki so ikindi nyine no mu ivugabutumwa ryanjye hakaba harimo message ku bakristo no kubemera Imana bose ko mu kigeragezo cyose wanyuramo iyo wikomeje ku Mana ibintu birahinduka so nama episode atandukanye menshi urumva ni true story sinzi ngizangiye aya ma episode azarangira ryari filime yari episode zasohotse se yego ziri guca kuri herinye yarasohotse episode ya mbere yitwa umutima urava iryo zina rihatse iki nyine umutima urava ese mu bigerageza umutima se ukomereka urakomereka yego umutima urava yitwa umutima urava
amaje gusohoka episode imwe iri kuri channel yitwa Umugisha Live. niyo nation yawe Niyo channel yanjye Umugisha Live. Umugisha Live. sha musore subscribe muhereze rwose muna sharing rwose. mufite na nimero ya telefone na YouTube babwira hari abantu bashaka kuganira nawe yenda birenze ibi by'umwihariko kuko akatuvuze kabara agaki akatonya. Yego. Kandi ari umuntu ukeneye ikivu cyose. Episode ya kabiri nyine kubw'ubushobozi bukeya igenda isohoka gake gake. Hakize umuntu mushoramari kuza akakumenamo ibiciro ubundi mugakora. Biremewe. Akaza biremewe kabisa, so kuko birahenze. Birahenze cyane. Episode udafite nka 500 miliyoni ntabwo wayikora. Ariko mfite umuntu wamfashije nageze igitekerezo ndanamushimiye aho ari. Arambwira ati okay ni cyiza reka dushyire product hanze Imana izicira inzira. Ankohera episode 2. Umuntu so gushimirwa. Tumwatura ibintu bikomeye akakanya. No kuri kose imiryango yose yari ifunze ku buzima bw'ifunguro. Mu izina rya Yesu nanjye ndategetse ngo ibyari byaranze bihita bikoreka mu bufi. Yankore episode 2. Imwe yarasohotse iri hanze, iyindi zasohoka kuwa mbere saa 9 zuzuye. Ibindi ntuzaho bizaturuka. Ibindi ubwo nyuma yaho mbona muri commentaire ngindirihe ni nziza gusa nanabashimira bayakiriye neza cyane. Bayakiriye neza cyane. Ariko mu kwizera nyine twizera ko izabikora. Umutima urava musure YouTube channel Umugisha Live maze murebe ibyo ari byo. Nimero ya telefone baba. Nimero ya telefone yanjye ni 07 88 44 94 16. 44 94 yitwa Tuyishime Jean Bosco. Tuyishime Jean Bosco. Yego. Iba kuri WhatsApp platform zanjye zose ibaho. No muri mobile money ushobora kugera. Nahiriho n'umubare w'ibanga ndawuzi. Ntabwo nawibagiwe. Bosco muri bino bintu byose umaze kubona so experience cyangwa se kintu kidasanzwe uwo buzima bugushushanyije bugukiza imbere bukweretse ni iki? Gero ushobora no kubwira n'abantu badukurikiye haba batoya n'abakuze bashobora kwigira muri buno buhamya bwawe. Yenda urumva ni ibintu bigiye gukorwamo filime ibyiciro 300 na Nyagateke ariko hari icyo wabwira abantu. Icyo nabwira umuntu dukurikiye wikwita tombera ikigeragezo. Ahubwo saba Imana imbaraga zo kuba muri icyo kigeragezo. Kuko nyuma y'icyo kigeragezo harimo ishimwe. Nubwo meze gutya, nubwo bimeze bityo, mfite ibyiringiro ko imbere hanjye ari heza. Ikigeragezo kiraryana. Ikigeragezo kiraryana kikaruta inzara itu. Yego, ikigeragezo kiraryana uko ikigeragezo kigutangaho ijambo. Ngo iyo biza kuba urugamba rwo ku mubiri nari guhamagara Joel se nawe Joel bigeragezo yarabitsinze. Ihorere kuko arapfuye se. Oya Yesu agaragara ngo nabonye ni Yesu neza nabonye muri filime yabamenya bamubaje ngo kuri murabyibuha cyane. Ishusho y'Imana ikomeje kugaragara muri njye. Imana irabyibushye se. Ariko sintoye uko byashoboka. Joel nawe Joel ishusho y'Imana ikomeje kugaragara kuri we. Joel ariko naba yanariye. Mushobora kujyana ahantu zingo abantu bagutse uko urumva nabyo urumva ntabwo avuga bararya abana nka Joel abananutse abo ntibarya bararya reka none ababyibusha inzara yabo iyo iza yikubye n'ibindi bayumvira mu mano. Ako Joel Imana igumugisha papa. Joel hari ikintu wamuvugaho Joel atari uko wenda yicaye aha abo ko nk'urugendo guhura nawe bwa mbere icyo gihe agusura mu bitaro n'ibindi bi hari ikintu cyiza byibuze baba guhura na Joel bitandukanye n'abandi banyamakuru mwahuye muri icyo gihe ko ikintu kirakomeye urobanura mu banyamakuru we bana base kutavuza Joel wenyine mbaro imvuga. Oya boboreka amaze mu bandi banyamakuru bose muri rusange ntureba ni kamera nyinshi maze kwicaraho cyane ariko ushobora kugira abantu maze bati nubwo nahuye na Pasi nanda ariko Joel Joel ni imfura yafite abikomora
rega ni mu gishumba mubyeyi Imana ikomeze mutuza heza uzi imirimo ari gukora yasize imbuto nziza ari impanuka rega kubera araruhutse mu ijuru nta kazi wasanga ari kuvuga ivuga butumwa mu ijuru nta mirimo ndetse yara mu ijuru nta mirimo izabiri uruhutse imiruho n'imihate none se kuvuga umurimo wo mu ijuru mu ijuru nese uravuga ari we butumwa kabagiye butumwa byarangiye ako yasize imbuto urumva ishobora kuba arimo nka marayika uraruhereza abantu ubutumwa yazanira message akazanira nka message hari ababishinzwe wiyobya abantu ngo bagirwa bavuye ikuzimu ngo basanga abantu ngo bari kwikorera ibyano ngo nibiki uwo mubyeyi mureke tumureke yakoze imirimo njya numvishije indirimbo ze hari indirimbo z'abantu se ngo abantu kuki mudagisurana siye seje uracyasurana jowe sinabasuye ese pasi uracyasurana jowe reka nguhe nimero yanjye mwatuba turabingi mwadusuriye bose koko bose nge wenda singusuye ariko abantu bari kure iki kiganiro ngusabiye ko bagusura mu izina n'Imana igusure none amina ahubwo ndasaka Imana igusura kuko Imana kurushaho abantu Imana iguha abantu bahuguha Imana iguha ubuntu bukaguha abantu bakaguha bikaguhindura umuntu haleluya bikugirirweho yawe iranditse uyizi imbere se iranditse wayumviye he wowe nese ko nyizi tutaramenyana reka Bosco reka twatinda cyane hari ikintu washimira hari abantu umva ndashimira iyobokamana muri rusange muri rusange ndashimira yicayeho iyobokamana n'abayikurikira harimo abantu bangiriye umumaro cyane muri urwo rugendo rw'uburwayi bwanjye muri icyo gihe nakoraga accident ndabyuka niwe wansabye ati wahita tugakora ikiganiro ko ntawamenya nari narabyanze ko ntawamenya aho Imana inyura kandi nyine Imana yamunyuzemo hari abantu benshi bangiriye umumaro babonye uko merewe baramfasha ko nyuma yaho ntago nari natashye nkize neza hari ibindi byansabye nyuma no gukomeza ubuzima gusa harimo abantu rero bangiriye umumaro binyuze bivuye ku iyobokamana TV Joel ngo afite ikintu kimashaka wenda turimo ndabizi ko turimo tugenda dusingira umusozo w'iki kiganiro ariko hari ikintu ntabura ko kubaza wigeze unakomozaho turi gutangira kino kiganiro uvuga uti ngewe nsengera ndi umukristo mu itorero rya Zion Temple Celebration Center ariyobowe n'intumwa y'Imana Apotre Dr Paul Gitwaza cyangwa ubwo intumwa y'Imana ni wa Apotre nyine ubwo nsa n'ubisubiyemo yego ni Kinyarwanda n'icyongereza noneho uravuga ati ni ukuri Pete ni umubyeyi mwiza ese muri ibi bihe byawe byo kubyibi byago wagiye ugira rega nabira n'ibyago burya kuba wari ufite mariage ku munsi wa nyuma ubukwe bugapfa izo mpanuka zose ese wenda bimugeraho wenda akamenya ko umukristo we byagize uko bimugendera haba hari ijambo wenda yakubwiye ryihumure naryo rikagufasha mu gukomera kwawe ni iki mbese wavuga gatoya ku mushumba mukuru w'itorero rusengeramo kuko baravuga ngo ineza y'umuntu niyimutera gukundwa cyangwa ibikorwa by'umuntu iyo biragenda bikivugira mu buryo bumwe cyangwa ubundi Bosco turi kuganira w'umukristo ushumbwe na Apotre Gitwaza mu ruhare rw'ibikomere wagiye ugira aho ugereye mu itorero ese amagambo ye inyigisho ye ibyo mwaba mwaravuganye personal hari icyo byagiye bigufasha wenda mu komorwa ibikomere wagiye uhura nabyo cyane kuko hari inyigisho njya nkurikira mpora musubiramo mpora nyisubiramo kandi mu kuyisubiramo neza sinayidawunodinze ndicara nkanaguze mega nkayishyiramo nkayumva ni inyigisho ivuga ngo ejo hawe Imana yateguye inshuti y'umumaro utazi wa nshuti yanjye y'umumaro we uri wa Imana yateguye inshuti y'umumaro utazi haleluya
avuga kuri Yesu uburyo yatawe n'intumwa ariko Nikodemu ngo yari inshuti y'ibanga ngo yari umwigishwa wa Yesu mu ibanga atari muri 12 atari muri 12 arasobanura ngo 12 bose baramutaye bose baragenda ariko Nikodemu ajya gusaba kwa Pilato umurambo wa Yesu ngo ajye kuwushyingura. Yosefu yatanze imva ye. Yosefu na Nikodemu bo bashyinguye Yesu. Kandi imva ikorogoshoye mu rutare irahenze. Tuvuge ko ari rusororo y'uwo. Umukire wa kera kiriya gihe nabaga yikorogoshe imva akayibika. Nikodemu Yosefu atanga imva ye. Rero iyo nyigisho iyo nyisubiremo ni ya kera cyane muri za 2015 insubizamo imbaraga kuko mitaniyumva ko kandi koko bikansubiza inyuma nkareba uruga burya mu nzira ibisi igenda isiga abantu mu cyapa hari abavamo. Rero no mu buzima turimo ni nka bisi, hari abari mu buzima bwacu, hari icyapa ugeramo abantu bakavamo, ariko byanze bikunze imbere hari ibyongera guhura n'abandi bagenzi. Rero imbere yawe imbere yanjye mu bibazo birimo ntabura basigara. Umunsi wenda ubukwe bwawe bupfa yabarigeza kuvugisha pastor we oya ntago nabonye ibyabaye nyuma y'ubukwe y'ubukwe bwaga ntago turavugana ariko ku mpanuka yaramvugishije yaramvugishije yanyereje message ariko nabwo numva kuyibona yaraciye kuyiyoboka Imana kuyanga bibone iyoboka Imana ni mu rugo ko nyuma ya mariage ho ntago turavuga ko maybe kuko urumva gahunda z'itorero nzikurikira cyane rumva hari ibikorwa biri gutegurwa, ari igiterane kiri gutegurwa nanabatumiramo kizatangira ku itariki 4 kugeza ku 11 z'ukwezi kwa munani za Afrika haguruka cyakirije benshi abantu bamokeyemo ibikomere kijya kibera kibugisigaye kibera ku musozi wa Giheka Afrika. Yego ubwo rero ntimuzabure umunsi ukora impanuka ukabona mu bantu benshi bakwandikiye cyaga baguhumurije harimo n'umushumba mukuru message ye ngira ngo yaguhaye ibyiringiro ko uri ushagawe n'abakozi ndamutse ndabyitike ushagawe n'abanyamasengero cyangwa abantu bikoreye uwo mutwaro wo kuba wagize ibyago nk'ibyo ngibyo ku bijyanye n'impanuka bitewe n'uburyo nari nshagawe kandi n'abakozi b'Imana navuga bakomeye sinigeze niri na rimwe mbaza Imana ngo kubera iki nari mfite amahoro muri CH kandi njya akoreshaga ibitaramo njye nakoreshaga ibitaramo muri CH nkababwa muze dutarame ndabyibuka bajya kuca kaboko bajya kunca kaboko nari ndimo ndarema ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta nuwamenya uko biri ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Uwo muntu uri kuva muri note ni pasi sinki kuririmba niyo mpano mfite yani iyo ndirimbo iryo joro niyo nataramishijemo abantu twe tubanye muri icyo cyumba. None se umuntu yakwibaza ati wakoze impanuka uri kuribwa ati iby'Imana ikora biradutangaza cyane nabonagamo ubushake bw'Imana nkabonamo escalier y'Imana kungeza aho yashigambiriye. Wow. Sinigeze mbona kandi pe nubwo ku muntu utabura kubabara reka nyambwira abantu na Yesu araho yambaye naho yageze agacika intege ugashamba ka Getsemane bibiraba ngo yasenganye umubabaro mwinshi bigeza hava ibyo bivanze n'amaraso arayiraba ngo data iki kikombe kindenga yego ku musaraba yaravuze ngo niki kikundekesheje yego this ku muntu ntabwo yabura kubabara no kuhangayika ariko njyewe kuri njye Bosco kubera ko namenye ko ubushake bw'Imana byaba ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba ankurikire ngiye mu kigeragezo cyose mpuye nacyo hari igihe ngewe nkabonamo escalier ariko abantu bo muri Grace Room ngo bakubereye barwaza beza cyane. Wow. Ndabyibuka harimo umuntu ntago muzi nanamusabye ngo mpure nawe ambazambaranyereke
yigeze ari fagitire nari mfite iremereye muri CH yeah. kuko njye ntago imiti myinshi si yavaga mu bitaro myinshi yagurwaga ko nari imeze nabi pe hari igihe mu cyumweru yajyaga muri fagitire 300 mu cyumweru kimwe cyo mu minsi 3 yego wamango ceceka tuza arayishyura gake yes ari mu kazi uwo muntu arayishyura yazambara akanyera no muri Grace Room Pastor Julienne Kabanda nawe ntamuzi ubiwe n'iki se wasanga nawe mwohereje muntu no byongeyeho protocole yaho oh my goodness baricaraga bagateranya nkabona ngo reba uko bigenza byose biba biri ku mutozo w'umushumba cyane Julienne nayo murara yarayiguha hagati wumura oya n'ubu nese nta munsi muherutse kubona bisa nkaho turi kuririmba muri Grace Room nyene twongera gushima Imana rero n'umuntu so ndabashimiye Grace Room ndayishimiye Zion Temple ndayishimiye n'abantu bamba hafi mu bihe byose ndi kunyuramo amen reka tugushimire babo hari uburyo wenda runaka nifuje ko dusoza ikiganiro abashima bashimwe abanengwa abo banenzwe kera nabo twaje kunenga abakoze nabi Imana irabareba n'abakoze neza ibabarira abakoze nabi yego kandi abakoze neza nabo babihemberwe mu izina rya Yesu reka dusoze nano dushima Imana ko abanyana twe muri kino kiganiro kandi usabe kugira ngo buno butumwa bwambuke bugende bumenagura inkike maze bugende neza kubagiye kubwumva bose urakoze nanone kugeza uyu mwanya tugihumeka ni wowe Yesu uyu mwanya tumaze ntitwari tuzi ko turi bumare shimirwa data aho kuba tukiriho n'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe shimwe cyane Mana rero mwamuhimbazwe kubw'uyu mwanya reka iki kiganiro kizigende kigira umumaro kigira uwo kifasha kigira uwo gihindura abatarakumenya bakumenya amenye kuriho amenye kuri Imana ibohora amen Imana igenda ibana nanjye nsimbutsa byose abari kugeragezwa bose ubane nabo bagire neza rero mwami humugisha abanyamakuru bose bakora ibikwiriye abadakora ibikwiriye ubakebure ubereke inzira yawe ariko abari mu nzira zawe bashaka gusakaza ivuga butumwa usakaza ubutumwa bwawe ubaho umugisha urakoze uro kwizerwa mu izina rya Yesu amen Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro kubw'uyu murimo wayo Imana ihumugisha Bosco kandi mugirire neza kandi bari nayo kumuhoza ya marira yose no kumusubiza ibye byose byariwe n'inzige na Satani yanyaze yafunze ibifungure yasafungure ibyo byose mu izina rya Yesu turagukunda Bosco kandi turagukunda Natasha kandi turagukunda nawe wese twagarutse mu kino kiganiro Imana ibagirire neza kandi bahe ibyishimo bahe umunezero kandi bahe gutsinda ibigeragezo na Satani mu izina rya Yesu Imana barinde turabakunda amen Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe